Ibra yari kuri attaque, yari ikipe ikomeye yacu. Blaise itanga ishaka yari arimo twari turi kubana. Yari ikipe ikomeye. Nanjye ndaho kuri za kabiri ndi kwirukanka aho ngaho. Bo turakina tize zirangiye ndabyibuka Rudifu yaramamagaye na Eric Nshimiyimana. Barambwira ufite imyaka ingahe? Kuko naramaze kubona ibyo bakora mu mateste ibintu baba bashaka. Njye nagiye muri Ferwafa mbona barushesha ngo uburyo bakina, mbona baradu uburyo bakina, ndavuga ati bano bantu ibintu baba bashaka muri teste nibi. Ibyo kwangura defenda ibyo bazabikwigisha. Zamuka utange centre. Nta kintu uradatsinda bataka barabibaziza. Ariko uzamuke. Ubwo nanjye nikineye kabiri ya karindwi. Kabisa. Ko ndabyibuka natanze twatsinze bitandatu nanga Musanze. Passes bitegenye. Zari kandi twari tugukina 25 minutes iminota mikeya. Baramambwira bambwiye ufite imyaka ingahe? Ndababwira. Eric arambwira wese nakubonye kuko nawe yakoze kuri selection ya Ferwafa. Wese nakubonye muri selection ya Ferwafa nyine. Nese kuki batakugumanye? Ndamubwira ntago mbizi. Mugihe nari nzi kuri hariya. Ngo kingo sango mbwira izina ryawe. Ndarimubwira ryandika ku ruhande n'ikaramu. Ubwo turataha nyine birarangira. Ko none liste zo kujya kuri test ya Academy ya Peri bazisoreraga icyo gihe ni kuri bajyaga kuri email nyine ukareba liste bafashe bakina birubavu. No mu rubuga rw'imikino barazivugaga. Ko nibuka ko icyo gihe umukinnyi twiganaga bitaga Jirese. Rero afite yangu twiganaga defenseur gutya. Mu defense no akinaga kabiri umusore wiruka imbaraga uzi no gukina. Sana Jirese kabisa. Icyo gihe naye liste isohoka yasohotse kuri liste yagize amanota 8 ku 10. Na Muhadjiri icyo gihe yari yasohotse yagize 6 ku 10. Ndabyibuka kabisa icyo gihe babize mu rugo rw'imikino. Babishyiraga kuri email. None icyo gihe rero ikintu cyantunguye. Naragize nagiye kuri email njya kureba nimba ndiho nsanga ntago ndiho. Ibaze. Nanone nsanga ntago ndi kuri list. Ariko abandi bose bariho ba Muhadjiri ba Rwigema bose kabisa. Uretse Ibra babwiye ku kibuga aramubwira ati wehe ibitego watsinze ko Ibra yatsinze mu bitego manza ari 5 ahari. Baramubwira ati wehe barunze ugiye kwajyana muri Academy. None se wewe turajya kukwigisha iki ko byose ubizi? Uzi gucenga uzi gutsinda ubwo weho uzaze tugushire muri junior ya Peri. Ibra niko bamubwiye pe. Ndebye kuri liste mbona sindiho. Mbona taha icyo gihe Siberia najyaga ndeberaho ni hari kwa house ari kwa. Yes, welcome back to our YouTube channel. Uyu munsi ngiye kubana n'umuntu bita Kandreva aka Nesta. Bro, meze fresh? Yeah, meze fresh nta kibazo kabisa. Nishimiye kukwakira kuri kamera za Jarudi Kells. Murakoze cyane. Nyuma yuko nabisabwe n'umu brother wo bita Nizeyimana Mirafa aka Sisinyo. Aho yibereye German kabisa abankurikiye urumva ibiganiro byose nkora ababikurikiye arabireba. Yaje kumbwira arambwira ati ariko uzazana Nesta ryari? Ndamubwira Nesta ndabizi ko ari umuntu nawe wakwicara kuri kamera za Jarudi Kells akagira ikinaganiza abantu kuko umuntu wabaye muri career ya football yabaye mu bintu by'utudemi bikiza. Ndavuga nti buriya mbitekereza. Urumva Nesta ko buriya ngiye urebye muri memo ya telefone hano nandika abantu nzatumira. Hari abantu benshi hano umuntu uruze kureba iki kiganiro atazi ko nteganya kuzamutumira. Urumva yo muri urwo rwego rero yabimbwiye bihurirana nuko nanjye nabifite muri gahunda bitambi kuganiza umbere imfuru urabyumva. Baravuga ati reka tuzarebe uburyo twajya tugana n'abantu. So ngo hayi kaze hano kuri kamera za Jarudi Kells tugiye kuganira ariko ndamenyesha abantu bari buze kuri iki kiganiro ko na ama episode kuko Nesta dinzi y'igitabo kabisa muri football n'amateka afite ahantu henshi ari guhurira na career ya football mu Rwanda muri Gisenyi aba Brazilien mu Tudemi Amavubi akaperi za Seke. So ntago ibintu byose turuza kubiganira none aha ahubwo tuzakora ama episode. So this is episode 1 and we are going to start by introducing yourself Nesta ku bantu batakuzi nyine cyangwa ku bantu bakuzi ariko bakubona mu buzima busanzwe. Nesta avuka he bimeze bite nyine tubwire Nesta ngo ninde? Nitwa Cedric Ratwizije ariko benshi banzi nka Nesta. Nesta byavuye mu bintu byo kubera umupira ni nyakwigendera Viguri wabinyise kubera ko nakundaga gutera amatakire cyane. Ari umudefenseur wo muri AC Milan wari ugezweho witwa Nesta yakinanaga na Maldini rabyibuka AC Milan nta muntu wapfaga kumucika. Ubwo nagiye nanjye kwa Viguri basi bahita banyita Nesta gutyo. Bo Nesta ni umuhungu uvuka ni Rubavu tukaba duteye mu gikarani ku bitaro. Nkaba ndi umwana wa nyuma mu rugo Bucura
mu rugo muri famille nta wundi muntu wakinnye umupira uretse jewe ofete nibyo navuga do birumvikanye Nesta n'umunyagisenyi ni bucura muri famille yabo izina Nesta ku bantu bari basikarira izina rye bwite naka nickname yahawe na nyakwigendera Coach Vigure tunasaba Mwenyezi Mungu ko yamwohereza hareka mwagurira imva yakamushyiramo urumuri kugira ngo arusheho kurukira mu mahoro nyine. So Nesta uvuze nyine ko iryo zina waryiswe ugiye kwa Vigure ni gute waje kwisanga kwa Vigure ko si buri muntu wese wageraga kuri level yo kujya gukina kwa Vigure ushobora kudutangira mu bwana uburyo watangiye urugendo rwa football watubwiye ko n'ubundi nta wundi muntu bikomeraho muri famille ni wowe byaje gute nyine kugeza igihe wabashije kugera kuri level yo kujya mu academy ibintu nk'ibyo ngibyo. Bon hari umugabo wigeze kuzana umushinga hano nge ntabwo natangira umupira kwa Vigure nuko abantu babyitiranye yego nageze arandi mvuye hari umugabo wigeze kuzana umushinga hano witwa Pasevu icyo gihe Pasevu yari nk'igihe bankadiraga abana mu bintu mu mavakanse tukahahurira haciye abantu benshi n'abantu benshi ba Jacques Tuyisenge ba Mudani Bariyanga hari n'undi utaragize amahirwe yo gukina umupira ko ruzi gukina witwa Nyiringabo Eric ni benshi ba Fredina basugira baranyuze bonago bagize amahirwe yo gukina mu madivision ya mbere ubwo natwe twabwa turi aho ngaho nabayitanga ishaka Ibra twe turi kumwe abitwa ba Isami nabana ngenda nibuka ko hari amakipe menshi hari Minireyo Etenselete hari za Coca-Cola za hano abana bo mudugudu ariko yari yafashe bakora ikipe yabo ariko bashyiramo hakinaga amabitwa basima bo kwa ba Majidi bamwe barabazi ubwo aho na amateka y'inta nyine mu gutangira kwanjye ubwo uwo Messi rero icyo gihe nari umwana tuba muri quartier imwe yego none nkajya mbona ukuntu nyine yanka abana bajya gukina nanjye nkajyayo ariko mama wanjye ko ari umwarimu ntabwo yakundaga ibintu by'imipira birumvikana ku mwarimu ntabwo byari guhura kabisa ntabwo yakundaga ibintu by'imipira ubwo ndangije nkajya njyayo ubwo nataha ubwo ni ugukubitwa nyine urabyumva kabatiwe yo wanze gukora itide ujya gukina imipira uzatsindwa ubwo ngubwo njya muri Pasevu gutya ariko ntangira mu kipe bita Ipswich yo yari pipi yagiraga pipiye minime kadi na equipe kade rero ubwo yabaga ari abo ba Jacques nyine yego nizo yagiraga gusa pipiye Ipswich nyivamo ubwo nayigiyemo yanjyanaga nyine mu samedi mu gihe tutariga najyagayo nkajya muri yo pipiye mba capitaine wayo Ipswich ndabizi nyivamo njya muri Etenselete rero ariko ubwo nahuriyemo n'ubwo Isami nyine Isami nawe nibwo yaraje gusa sinibuka ahantu yakinaga mu bwana bwe ariko twahuriye muri Pasevu niwe Isami Nasri no mpamvu ugiye mu impamvu uvuga cyane niwe twari inshuti magara niwe twagiranaga ikigare niwe twagiranaga ikigare kabisa okay ubwo twaduhuriyemo tuba inshuti na Ibra ubwo baraje Brezilien hari n'undi mwana witabye Imana witwa Fabrice niwe kapitene wacu batuye hara muri RCD okay Brice twamwitaga Brice ubundi ni Fabrice niwe ari kapitene wacu ariko nawe twari duturanye icyo gihe babaga muri quartier zacu zararebanaga ubwo ngiye muri Etenselete tumva twarazamukanaga ariko Etenselete ikaba ari ikipe ikunzwe muri Pasevu ubwo tuyijyamo niyo kipe wabonaga ifite amatraining kapitene bakamuha igare ariko ngiye mu Messi kwera kunkunda duturanye no muri quartier ari igare ryasigaraga nkagenda igendaho akarima nkarigendaho nyine ubwo kumva ntago yagendaga nsize kajya ku gare nkajya kurindi ubwo mba ngiye muri Etenselete gutyo nabaye Ibra turakina ubwo kwisanga rero kwa Vigure ukuntu byagenze nabaze Pasevu ntabwo nemaze igihe kirekire namazemo nk'umwaka umwe n'igice ndabyibuka sinzi ukuntu twakinnye hari amashampiyona yabaga ya Noheri abapadiri bateguraga bagatumira Pasevu Rubavu ikipe ya Vigure yitwaga Rubavu yego bagatumira amakipe udukipe tutandukanye n'abakongomani bakazamo donc bagakora competition yego twakora competition sinzi twakinnye finali ni muri Etenselete twakiniye ku Kiliziya ndabyibuka iyo match sinzana yibagirwa kuri Bundes kabisa ubwo ebana duhura na Rubavu finali Rubavu irimo ba Matoma irimo ba Isiaka kwa Muzamiru okay ndabyibuka ni nawe kapitene ahari Isiaka yego harimo bashimwe basigaye bakina basket bo kwa Ronaldinho mwari yego ndababona turakina badukubise ibitego bitatu ku finali barabarushaga ariko uri kumva na bwa bindi by'ubwana byo kwango nago ndapeza sinzi ukuntu match irangiye Vigure yaraje aransuhuza asuhuza na Isami ndabyibuka Nasri kuko twagire kwa Vigure umunsi umwe turamubwira ko cyane kuntu twaze gukina iwa kuko nibwo bwa mbere dutsinzwe n'ikipe iturusha kabisa
ebana turabimusaba aravuga ati okay mwaza samedi tuzakora mu gitondo ejo nzabaye ikiruhuko turabona abakinnyi match samedi bakoraga mu gitondo none muri cya kibuga kiri hagati y'amashuri ku kiliziya ndakibona cya ruguru samedi twageze turi abambere batangiraga saa 12 n'igice twageze ngiye nahise mbwira Isami twakigendeye ara kwa Viguri ko reba ukuntu badutsinze harimo abana twakunze bwa Ronaldinho bwatsi isukazi Norbert ndamubona badukubise batwisha ariko dukubita amakufra ariko ducenga no kipe niyo ya mbere kabisa natwe tuba tugiye kwa Viguri gutyo Viguri kumva ari kwa Viguri kuhagera twahageze ari cyagiye abantu bari kujya mu secondaire twe tuva muri za primaire turi kujya muri secondaire ba Norbert babagiye mu maseminari yagiye kwiga mu seminari bagenda bajya mu internet n'abakinnyi ariko twe kuko twagumye inahana aba Isami ubwo rwanda nitwe twasigaranye ikipe mwahise mukaba cyane noneho kwa kundi rero abantu baza nyine ariko kocha abona muhorana nyine amezi 3 murahoranye umuntu akazi byumwe bibiri muri vacances agasubirayo ariko nyine umutoza agenda kwiyumvisha ubwo ni gutyo nisanze kwa Viguri maze kwisanga kwa Viguri gutyo ubwo turakina namaze n'igihe kirekire kwa Viguri buriya namaze igihe kirekire kwa Viguri nshobora kuba narakinnye imyaka 5 ni myinshi imyaka 5 rwose ko nahageze ubwo kumva nari ngeze muri Cade we iyo Cade niyo yase dushyiramo yego ko ngiye nagikinye kwa Viguri Haruna agikina muri deuxième division muri Stella Maris Viguri atozaga division jeunesse Haruna bakinamo ariko Haruna yari bench ko mwari mukira abana ariko muzi umupira Viguri abahitamo yego ariko Haruna yari bench icyo gihe yicazwaga n'umujama witwaga Adamu meruka akora muri Brasserie Komanzi ubwo yaragiye hanze yitwaga Adamu wo kwa Eden bafite muri mwana witwa Eden batuye hano hirya mu makuru ukumva ni kera kabisa kera turi utwana utwana kabisa dutoye ubwo nisanga kwa Viguri gutyo nuko nageze kwa Viguri so twumvishe parcours yawe urugendo uburyo yatangiye gukina umupira sometimes family itabyumva ariko nyine ugakomeza ugapushinga kwa kundi ukora ikintu ukunze urazamutse mukinnyi no kwa Viguri barabatsinze mukunze uburyo equipe imeze birangiye mugiyeyo Viguri arabemeye bigaragara ko wenda nawe yarabonye ko mufite impano hanyuma abakinnyi batangiye kujya mu secondaire mwebwe musigara muri ya equipe ubwo nyine mubaye abakinnyi ba Viguri nkeka banahoraho noneho naje nyuma urumva natwe twabaga turi ku ruhande ariko twebwe nta tara ya danje twabaga dufite twabireberaga ku ruhande natwe dukina ku giti cyacu ku musigiti nyine tutarazamuka wenda twebwe nyuma haje kuza selection y'academy KPR muri icyo gihe haza n'utudemi tw'Amavubi nyuma nibuka ko uri mu bakinnyi baje kujya mu academy KPR rwa rugendo rwo kugera muri APR rwo rwatangiye gute ni gute waje kugera muri academy ya APR nsubiye inyuma gato byageze nyuma urabona ukuntu umuntu wabatangiye gukura kocha Vigure bimera nkaho bitari kugenda neza kuko nyuma yaho Ndahayo Eric ni mukuru wa Bayisenge Emery nsubiye inyuma gato yiganaga na mukuru wanjye Muresa none rimwe na rimwe kuko bo bari batuye kure ruguru ku Majengo twe dutuye icyo gihe nago twabaga mu Gikarani twari dutuye hano kuri station Marine yego none umukuru wa Emery akajya abwira grand frère bigana bazi ubwenge mukuru wa Emery ni umuhanga mu ishuri umuhanga mu ishuri niyo mpamvu hari atakinnye umupira igihe kirekire ariko ni umuhanga agakomeza ishuri yego sinzi ko yaje mu rugo saa sita kumwe bavugaga ati turi mu bizame kandi njya mu rugo ndatinda gusubira ku ishuri nkererwe se hafi nyine ku nshuti mukuru wanjye akajyaza nyine bakajya bazana mu rugo bon arambwira sasa mfite murumuna wanjye witwa Emery azi basket bura no basketeur Emery Bayisenge ni mu basketeur ku Majengo koko nabivuga byabahaga yayigiye he Emery ibutare bakubwira ko ari basketeur watari yego ariko umuntu bari multi talented akigera ninaha ikigo yigaga muri primaire yabakiniraga basket noneho araza arambwira ati mfite murumuna wanjye ni umunebwe ntago abashaka gukora ibintu bya sport nzamuzana mbahuze ndamubwira ati ko icyo gende nabaye kapitene kwa Viguri nari ndi kapitene kabisa uyoboye nyine yego noneho Emery ninjye wa mbere mukuru yaramuzanye kuko we yakoraga imyitozo nayo kwa Viguri ariko nyine akunda no kwiga mukuru we Emery rero ntago nari muzi amuzana mu rugo turamanukana tujya mu myitozo mbibwira ko canya kwigendera Viguri ubwo ati umuntu ni murumuna wa Eric ko Eric ukumva yaraje imbere banamuzi yaraje avuye no muri junior mukuru bari bamuzi ubwo rero Viguri ahita mwakira yakira Emery gutyo uremereye dukiniraga hagati
Okay. Emery yari nimero 8 aza ko umudefanseri gute ariko ntakibazo nibyo turaza kugera na episode uri kumva ubwo Emery niko yaje kwa Viguri dukora imyitozo nyuma tukiri kwa Viguri hari n'amafoto mfite ari ku mbuga nzagenda nyakwereka tuzanyuza amano mu kiganiro muri editing ndaza kubishyiramo selection ya Ferwafa ubwa mbere yuko njya muri APR naranje kujya muri Ferwafa Academy ya Ferwafa Academy ya Era Equipe Nationale wayigemo uvuye kwa Viguri navuye kwa Viguri muri za Marine cyangwa Stella nayigiyemo mvuye kwa Viguri badusanze kwa Viguri ariko kugira ngo tuyigemo nanone Viguri byageze nyuma asa nkaho nyine bitagenze neza nono inaha Seninga bare baramuzanye inaha baramuzanye inaha ahita avuga ati ngiye none reka ngewe nshake ni wari ushinzwe football iburengerazuba kwa kubyashiragaho banani nibwo rero yaraje avuye mu Budage avuga none ngewe reka nshyireho ikipe yanjye nibwo yamenye ko ari abantu Viguri ameze nkaho yahagaritse ngo basigaye biyumva ubwo niko yabivugaga nyine yari ngewe ba Emery ba Mansour bande ba Rwigema Yves ubwo twese twita tuhindura tujya kwa Seninga tujya mu kipe ya Seninga yarakoze kuko yaratubwiraga ati ngiye mvuye mu Budage najye mbashakira na n'amakademi mu Budage nkabohereza yego twita twumva ni ibintu ahubwo bifatika tuba tuvuye kwa Viguri gutya yego ubwo rero selection ya Ferwafa twayigiyemo baje guselektiona hano baratutwara badutwaye turi 11 abo nibukamo ni bakeya ba Smaili wihoreye Emery ngewe Yves Rwigema Mansour twari nk'abapeti ni 10 bafashe equipe yose bafashe equipe yose turagenda tugezeyo nababishira twari turi kumwe Latif tugezeyo ahubwo ikintu cyantangaje ni nani yarasigaye baramusize Gikamba Ismail kandi je naho nubwo nari muze ariko nabonye ko nari gukina ariko bese ari kutwica ko twakiniye n'ikipe bo bakiniye Viguri twe dukinira Seninga akonde buko nari kudukoroga ndavuga agomba kugenda umupira birangira sigara ubwo tugeze kuri Ferwafa bakora ama selection bakoze ama selection bakajya bereminaga buri munsi dusigara turi abakinnyi 36 harimo abanyagisenyi 4 ari ngewe na Rwigema Yves no mpamvu Yves ni inshuti yanjye twabanye mu buzima bwinshi kuva mu bwana rwose ubwo icyo gira ukumva Isami we yajyaga rimwe na rimwe ntabwo twari tukiri kumwe nyine yabaga yasigaye batamufashe ibintu mwebwe mwagiye Kigali dusigaramo turi bane twasigaye ari ngewe Yves na Mansour na Emery yego noneho tujya baradupima ko kugira tujye muri Academy byasabaga ko badupime bamenye ko ubuzima bwanyu buhagaze ibiro byose ngewe ikintu ngo banzijije nibyo bambwiye ikintu ngiye ngo banzijije ari nacyo babwiye Yves ngo twagiye ngo nta ngufu dufite ngo turi abana ugiye gufata umukinnyi w'umwana ugiye kurera Tala wabonye ko afite impano imbaraga ntiwategura gym ukamugaburira ibiryo bituma agira imbaraga nicyo banzijije nicyo bambwiye kuko uri kumva abandi barabirukanye disikara turi 36 tumarayo indi almost 1 week dukora imyitozo twatozwaga n'umuzungu bita Patrice yari umufaransa aravuga ati barabana bazi gukina ko nta ngufu bafite mu gihe bagende bazagaruka ubwo niko twavuye muri Ferwafa turagaruka inangiye na Yves twaranamanukanye tugeze inaha Yves mba ndamubwiye Yves ngira ngo nzongera gukina umupira gutyo ko nari mbabaye kabisa nkurikije ubuzima twari turimo kumva twabaga kuri Croix Rouge muri Rozorokari ukabona ukuntu mu babaye inshuti n'abantu uryo ubuzima bwahindutse wari utangiye gutekereza ko by'inzozi tugeze inaha nabwiye Yves ndamubwira ngo nzongera gukina umupira na Yves arambwira ati nanjye gutyo kumva nageze inaha twigaga kuri SG tubivamo ibyo gukina umupira tubivamo nta myitozo ntake none kuko selection za APR zabaye muri vacances ariko Seninga yaradukunda ko afite je nafite nimero ze najya yaratuye hafi ya Mweya tukajya tumunyuraho tukamusura rimwe na rimwe tuvuye kwishura kuko urabona kuri SG we tucari ukatwagera hafi tukamusuza tukagira ute akavuga ko mwacize intege ko mutagikora imyitozo bimeze bite ati wapi kocha twarababaye kabisa sinzi ko yaduhamagaye ngiye na Rwigema aratubwira ati hari indi APR igiye gukora Academy
amakuru ndafite mwatangiye imyitozo ndavuga ntabwo turakorera imyitozo Viguru yaratwirukanye Ferwafa iratwanze abantu mbese batwanze kabisa ufite twarihebye twabivuye aravuga ati ngiye gukora ikipe muzajye muza mukoremo imyitozo ari kibazo kubw'amahirwe yaba adahari hari umugabo w'umukongomani witwa Doris Doris ndamuzi natwe mu gihe cyacu yigeze gutoza ikipe yacu yitwaga Gymnastique aza no kujya gukora muri Ferwafa nyuma rero yajyaga dutoza mu gihe Seninga adahari akatwokipa kabisa akaduha imyitozo myiza nta kibazo noneho Seninga aravuga ati ubwo selection igiye kuza mwatangira imyitozo ibindi mu bindekere nzabafasha ndikubona mwarihebye ariko ntabwo nabafasha mudakora mukore donc mugaruke mu myitozo cyane imyitozo turayikora igihe cya selection ya APR kiraza ariko selection il faut voir harimo abantu rero turatsinze Héritier abakinnyi twabonye mu majunior kera bakina bari benshi hari nk'abantu nka magana ngahera kuri Nengo abavuye za Nyundo abavuye za Seninga aravuga ati mwebwe kuko muri mu kipe yanjye ntabwo nshaka ko mukora ntabwo nshaka ko mukina mbese mukora test hamaze kujyamo abantu benshi ko abantu ba selection abananiwe nshaka mujyemo bakiri fresh ibindi mu bindekere bo twarakinye ndabyibuka ikipe yacu yarimo abakinnyi muhajiri twari turi kumwe niwe dukiniye 8 igihe Mayive bari kumwe hagati Ibra yari kuri attaque yari ikipe ikomeye yacu Breze itanga ishaka arimo twari turi kubana yari ikipe ikomeye nanjye ndaho kuri za kabiri ndi kwirukanka aho ngaho bo turakina tize zirangiye ndabyibuka Rudifu yaramamagaye na Eric Nshimiyimana barambwira ufite imyaka ingahe kuko naramaze kubona ibyo bakora mu mateste ibintu baba bashaka njye nagiye muri Ferwafa mbona barushesha ngo uburyo bakina mbona baradu uburyo bakina ndavuga ati bano bantu ibintu baba bashaka muri teste nibi ibyo kwangura defenda ibyo bazabikwigisha zamuka utange centre nta kintu badatsinda bataka baribaziza ariko uzamuke ubwo nanjye nikiniye nka 2 ya 7 kabisa ko ndabyibuka natanze twatsinze 6 nanga Musanze passes bitegenye zarizo kandi twari tugukina 25 minutes iminota mikeya baramamugara bambwiye ufite imyaka ingahe ndababwira Eric arambwiye wese nakubonye kuko nawe yakoze kuri selection ya Ferwafa wese nakubonye muri selection ya Ferwafa nese kuki batakugumanye ndamubwira ntago mbizi ugena nzi kuri hariya ngo kingo sanga umbwira izina ryawe ndarimubwira ryandika ku ruhande n'ikaramu ubwo turataha nyine birarangira ko none liste zo kujya kuri test ya Academy ya APR bazisoreraga icyo gihe ni kuri wajyaga kuri email nyine ukareba liste bafashe bakina birubavu no mu rubuga rw'imikino barazivugaga ko nibuka ko icyo gihe umukinnyi twiganaga bitaga Jirese rero afite yangu twiganaga defenseur gutya mu defenseur nakinaga kabiri umusore wiruka uzi no gukina sana Jirese kabisa icyo gihe naye liste isohoka yasohotse kuri liste yagize amanota 8/10 na Muhajiri icyo gihe yari yasohotse yagize 6/10 ndabyibuka kabisa icyo gihe babize mu rubuga rw'imikino babishyiraga kuri email none icyo gihe rero ikintu cyantunguye naragize nagiye kuri email njya kureba nimba ndiho nsanga ntago ndiho ibaze nanone nsanga ntago ndi kuri list ariko abandi bose bariho ba Muhajiri ba Rwigema bose kabisa uretse Ibra babwiye ku kibuga aramubwira ati wehe ibitego watsinze ko Ibra yatsinze ibitego manzi ari 5 ahari baramubwira ati wehe barunze ugiye kubajyana muri Academy none se wewe turajya kukwigisha iki ko byose ubizi uzi gucenga uzi gutsinda ahubwo weho uzaze tugushyira muri junior ya APR Ibra ariko bamubwiye pe ndebye kuri liste mbona sindiho ndataha icyo gihe Siberia najyaga ndeberaho ni hari kwa house ari kwa Meri se cyangwa ruguru kwa Meri ni kwande kwa Mafene gutyo nago nyibuka hari yasigaye hari ibitaro ndangije ndagenda ndataha ndicara ndavuga mpita mpamagara Seninga ndavuga ko usko liste ntariho ngo reka genda ngo ntago uriho ngo reka ndeba arebye abona ntago ndiho icyo gihe nta telefone yagiraga urukumva ndi umwana dukoresha no guhamagaza nimero ya telefone y'umukecuru guhamagara mu rugo bakagutiza phone namuhaye nimero ya mail aramuhamagara no nimero za Seninga nziza mu mutwe sinjya nzibagirwa ko zambaye hafi kabisa aramubwira ntago ndiho ibintu byose ndangije ndavuga na umupira none ndawanze kabisa hari hasigaye nk'icyumweru ngo bahite bagenda bajye mu matest bagenda none gukora final i Kigali no mu zindi ntara bavuye mu ntara zigiye zitandukanye nk'uyu munsi
uyu munsi baragenda nyine Rwigema ngezeho mu rugo 5:30 agiye ahetse igikapu zamana uko twagombaga guhurira kuri stade Amahoro 10:00 tukihurira mu mabisi bakatujyana twakoraga rokari Kinyinya tujyana Kinyinya bo Iva arambwira ati nesta tujyana ndabizi ngiye hariya nugereyo barakwandika mani kandi baragufata ara motive nanjye ndavuga wapi agoreka mamagare Seninga mubwire kuje ko nayize na telefone yari afite mubwire kira abana birumvikana tugira abana ramyaka na marafite ko numva nibuka ko natugene ntibeshye twari mu gatanu primaire batari mu gatandatu ndangije mbwira Ive ndamubwira yere bana jere akamamagare Seninga manze mubwire kuje nyamagare Seninga arambwira ati nimero yawe mama yawe nayihamagaye ndayibura we ngwino nugera hano ndakore kuntu tubigenza kumbe arundi mwana bari bahamagaye nawe witwa Kubwimana Cedric Seninga we nawe wirubavu Seninga akajya agira ngo ni ngiye bibeshya izina kwambi ngiye ni iratwizihije yego ndazamuka arambwira nzamuke ni nawe nyoreje amafaranga gitike kabisa ndazamuka ndangije kuzamuka ngeze ku Mahoro ikintu cya umutima warankubise wenda nko kunjye mbona bayive binjiye muri bisi ngiye kwinjira baravuga ati weho ko basomaga amazina bahamagaye Kubwimana Cedric nsanga twahahuriye kandi Seninga yarazi ko ari bibeshye kuko ntawe yarazi numva ikibazo kiravutse hari yabyigize nka 11:30 za nimugoroba ndavuga se ndajya gutega bisi ya nimugoroba ngiye kubwira sister ko ngiye kuko mfite sister uri Kigali ngiye kubayo ndareyo naje ntamubwiye nari nzi ko nje mu bintu bibarika byari ikibazo bo kubw'amahirwe sinzi ko numashami yarahagaze hariya umuntu wasomaga liste ni Rene Karimunda Kubwimana Cedric ubwo yinjiye ko ni uri normal banavivuye ubwo mbansigaye meze gutya cyo koza Emery yaragaze ngara uri kubona Ferwafa bo bari bagezeho mbere yari yaje kundeba arambwira ati Cedric ntabwo nesta no se ntabwo Emery niko yambajije kabandi wari kurira muri bisi ntabwo uri ndavuga ntabwo ndimo bansize Emery arumirwe Emery ni wari capitaine wa Ferwafa Rene Karimunda abona Emery aramamagaye agiye ko nabona na Mashami aramamagaye Mashami arambwira Cedric ntabwo urimo ndavuga ntabwo ndimo Seninga nawe aramamagaye Kubwimana Cedric yabonetse kwa n'abatoza bari kuganira hariya ukumva bahamagaraga wera skaringiye ari confirm babona bisi iragenda kabisa nasigaye ndaho ngiye nyine metse igikapu ariko Rene Karimunda aguma aho ngaho Emery bitagenda niganira nyine nawe abapete muri Ferwafa nyine kuko twari twarabanyeho gato ya ba Emery babo ba Michel tutera story bandati Imana ewana ndangije sinzi ko nani Rene Karimunda amamagara mbwa ati Cedric bari abantu bose ko bari kuguhamagara bite byawo ubundi ni ndo akubwiye ngozi ndavuga ati ni Seninga bambwiye ngo nzi witwa ndese iratwizije Cedric nose yakubwiye gute utari kuri no list ndavuga ati ashobora ko yanyitiranyije n'uyu Kubwimana Cedric kandi ntabwo yaramuzi kumbe Kubwimana Cedric yari yaje avuye mu kipe yo ku Nyundo ya Orphelina baramufashe twebwe ntitwabimenye ntabwo mwabimenye ubwo ndamusobanurira gutyo arambwira ati okay wahagaze aho ngaho ibibazo byawe ndaje mbyigeho turi icyo twakora nyine mahagarara aho ngaho Mashami ahamagara Rene Karimunda aramubwira mwana yari muri federation sinzi n'impamvu bamukuyemo kandi arashoboye gutyo abandi ubwo bageze ba Naseri Waziri bari bagiye bose nawe twari turi kumwe kandi Waziri nawe hano Gisenyi bari bamutemye ntabwo yagombaga kujya i Kigali ariko ajya i Kigali muri kongera guselektiona finale baramufata ahubwo Muhadjiri na Jirese barabirukana nubwo ngo yagezeho Waziri hariya Waziri ni umukawushi cyane ni umukawushi naramutiye yagezeyo ahita baduwaye wano turukora kaone bazana amafejenike amasabune yo gukaraba amavuta aywana musoni na sera ariyenda hari akaba ari ubitanga ukumva ntago ngo bakwirukana iyo babaye duwaye mu ubuyoboye batawate yazajya dufasha no muri discipline ubwo ngumaho Rene Karimunda baramugara ambwira ati none ngewe ikintu kigiye gutuma ngufasha ni kimwe mfite umwana w'ubucura bwangiye w'umuhungu witwa Karimunda Cedric kandi nawe yitwa Cedric ariko manza ari amakuru bari bamaze kumuha ba Mashami azanyira yakobyera gutyo anyicaza mu modoka arambwira ati ngiye kukwandika hano nta kindi kumbe bari bamaze kumuha amakuru bamujya turi mwana arashoboye no muri Ferwafa impamvu batamufashe ni imbaraga ukakira umwana nta kindi ariko urabona ko ubungu wenda ubungu yabaye umugabo ibintu nk'ibyo kuko kumva twavuye Ferwafa tumara amezi 6 8 gutyo turi hano mbo anshira mu modoka ndabyibuka Rwatubyaye Abduru
ntago yari yaje, bari bamuselektionye ntiyaza. Vision yari yamwimanye bashaka kumujyana mu Butaliyani. Muri Abdul yaje akina karindwi. Siko kwita ibintu byinshi nza. Wallahi yataye. Aba badefense nabishira Latife yakinaga karindwi. Nawe yakinaga karindwi. Birangira baye mu centro. Ariko kuba mu centro Latife we nawe nabibabwira aho ndabizi. Aha. Umutoza wagusiza modoka arakujya ati ndakwanditse ko arakurikirana n'umwana wanjye, ariko mu byukuri ari amakuru bamuhaye. Ari amakuru bamuhaye. Bo ndagenda turagenda tuca Inyamirambo ndabyibuka. Duca kwa Abdul bari batora kwa Nyiranuma neza. Ndahazi wabo. Yego. Arambwira ati komanga kwa uriya muryango ubabwiye ko dushaka Abdul, umwana witwa Abdul. Dusanga Abdul yagiye no gusari, aranadutinza aparika ku ruhande paka ave gusari. Kumba Abdul rero mu selection yewe adashaka kuza, bara Vision yaramwimanye. Iyi Vision iri gukina mu cyiciro cya mbere. Academicaire niko kari karanze kumutanga. Icyo gihe nyine yari mu Academicaire yakinaga mu bana bazize. Bamutegura kumutwara hanze. Cyane uramu boss wabo yarafite gahunda yo kuzajyana abana mu Butaliyani. Ari byo byadukozeho no kuri Kwizera Olivier, nawe yigeze kuza muri academy yacu. Andreas aravuga uyu mwana mu mufate Vision, peut-être amakuru numvisha ariko ashobora kuba ari nayo ariko Andreas yaramusabye icyo gihe muri academy ko twarabanye nk'amezi 3 rizi mu academy kaperi. Vision ikababwira ati none muduhereze indezo manzari ya miliyo je pense. Andreas aravuga mu yatanga uyu mwana za mu munyezamu mwiza. Noneho aperi nyine yanga kuyatangira avuga twebwe ntago tugura abakinnyi b'abana, nimba bashaka naze tuzamure imana. Bwo Viziranga asubirayo, ariko finalement aperi yaje kumugura kandi abahenze, ariko iyo batanga iyo miliyoni imwe yari ko ari umukinnyi bakazamuriraho. Ni nk'abakakira Suleimani na ba Janvier bavuye muri za Junior za Kiyovu. Buracyagiye bakinaga muri academy yacu bameze nk'inzanye za Kiyovu. Bano babene data Janvier. Ko Kiyovu yaravuze ati wajyane nta kibazo, ariko anytime tuzabakenera n'abakinnyi bacu. Abdul se yaje kuva gusari, araza Abdul yavuye gusari, ari ufite mushiki we yitwa Fiye. Aratubwira ati yaje ko yari ari gusari nyine wabo, akunda gusenga cyane. Ati yaje ubu yabonetse. Abdul araza, René Kalmonda aramubwira we kutari kuza hamwe n'abandi. Abdul sinzi binamusobanuriye ko bavuganye hanze, ahita agenda afata igikapu ashyiramo godiyo gusa, araza muri kampu. Bo turajyana muri kampu, tugezeyo selection ziraba. Par contre ngiye nimba amakuru, ikintu cyanyeretse ko ari amakuru bari bamubwiye kuri ngewe, nuko navuye muri academy ya Peri nkoze test ya match, kandi abandi bakinaga buri munsi. Ba Medi bano barabirukanye, bamushimana Mohamed, ba Berté Dusenge Berté, ba Mutijima Janvier, bari benshi, bara bose bagiye muri seke bari babirukanye muri academy yacu. Arabo bazizaga imyaka, arabo bazizaga iki. Ndabyibuka match nakinnye ni imwe twakoze, nakinnye match imwe ngewe, bahita banselectiona, mbese bahita bavuga ndi muri academy, batavuga ati uyu nguyu tugomba kumugumana. Hari akamatch twakinnye n'indi kipe nyine, kwa kundi bakoraga amakipe abiri, ariko ngiye kipe yanjye ndibuka hari harimo umukinnyi warimo muzima ni Yannick, nibuka Yannick Mukunzi. Yari gukina Mediane, mbona undi mwana witwa Saleh umwataka. Nundi Saleh Boni iwabo ni iraza Kayonza gutya. Niwe nibuka ko we twanakinanye mu Isonga ejo bundi. Niwe twari turi kumwe. Bo twarakinye ntanga passe y'igitego, René Kalmonda ahita nkuramo. We kuko bari baramumbwiye ntago ashaka kunyina n'ibintu birebire. Yego. Nakinaga 25 minutes akahita nkuramo. Nakinnye match imwe, indi match nakinnye niyo bari baduselectionye. Bari ku ikipe bafasha. Uyo bari baduselectionye byanarangiye, ubwo tugomba gukina na federation, na Ferwafa Academy ya Federation. Niyo match nayo narayikinye. Badufashe ubwo, ariko badufata nani Yves Rwigema bari bamurekuye. Mwageze i Kigali biza kurangira bihinduka vice versa. We baramurangira Yves bamurekuye, we baragufata barakugumana. Uburyo rero yaje kugaruka, uko bakimara kudufata baduhaye gahunda yo kuza hano dusezera ababyeyi nka une semaine gutyo. Ko selection ya seke ndabyibuka yabaye hano Igisenyi, narindi hano nyine muri icyo gihe seke yasize. Mwaje gusezera. Nagiye no kuyireba. Uri kumva twageze nara Blaise baramwanga muri aperi. Ajya muri seke itanga ishaka. Ajya muri seke gutyo, ariko nyuma ya seke, mbere yuko ajya muri seke
hari ibintu byabaye bya Aspire, hari amateste bakoze muri Kenya. Yabanje kujya muri Kenya, avuye muri Kenya nibwo yaje ahitira muri Seke. Blaise nawe bari bamwanze muri academy rero yacu. Ubwo Yves rero Rwigema mwamanutse ariko noneho baguhisemo ngemeze neza nta kibazo we byanze nawe byanze uri kumva nanjye ngomba kujya njya kumusura nkamufata mu mugongo nawe kamihangane nari mbo Yves twasubiye i Kigali ariko Yves uri kumva yese ajya muri test ya Seke muri ya byegeranye byabaye mu gihe gito byari byegeranye mbo dusubiye i Kigali twari dufite umuperezida witwa Kamarade Murara Kamarade yaraje arambwira ati ko ngewe urukumva kubera bya giturage byo kuva mu ntara baravuga ngo mugere mu mwageze ku academy saa 5 nkazinduka niya saa 10 ariko ndabyibuka njya muri academy ya APR umukecuru wanjye yari yabyanze arambwira tugomba kwiga nta by'imipira ubwa mbere suzi ibintu byakubayeho ni imbaraga z'abavandimwe bakonvetse mere baravuga ati bagiye kumurira amashuri bagiye kukurura ibintu ibi baramufasha nuko ariko byarasobanuka cyane si nk'uyu munsi ahubwo ababyeyi bashyiramo ibiceri uba ugina umupira ugiye kubikirana n'ubundi utaziga utazagira ute mbo zamutse uwo perezida yaraje ndabyibuka nige wageze bwa mbere mu kigo undi muntu waje hansanga ni Mubumbyi Barnabe niwe waje hansanga mu wa kabiri mu kigo arambaza nta undi mukinnyi ukomeye Gisenyi koko nta mukinnyi ukomeye Gisenyi uzi nasize nabwo ati wowe ari ukomeye waramwirukanye atinde ati Rwigema Yves ati nose ubwo ari mu rugo iwabo nabwo ati oya yagiye muri Seke bamufashe ko Yves urukumva nageze i Kigali barangije kumuga ko bamufashe Baptiste aramuzi abantu ba selectionné Seke baraduselectionné muri Ferwafa bari bamuzi babaga bakuzi bo avuga hey yagiye muri Seke aba abikojeje Seninga ko nawe yari wadanje muri Seke mbese selection z'utudemi twose Seninga Mashami babaga barabadanje babaga nakanamugire babaga barabadanje mbo ndangije ndamubwira ati wowe wasize rero ayigire muri Seke ni Rwigema Yves ngo mwana ngo Rwigema Yves ati mbo Seke bagombaga kuza nk'ejo nabo bakajya gukora selection noneho za hose z'i Kigali bari kuba kwakira ikigo kiri munsi ya Rafiki sinzi kuntu bakita munsi ya Club Rafiki hari ikigo cy'amashuri gihari nibagiye uko cyitwa nabi ariko ni hari ababaga Yves ndamuhamagara ndamuga ati Yves icyo gihe ukumva agatelefone kari kabonetse ko twe tukigera muri academy bahise winjiraga ku muryango agafone agatelefone kabisa telefone za Tigo nimba ari promotion bari barabahaye none Nesta utarakomeza kwibona noneho wageze mu academy nyuma ya struggle nyinshi cyane ugeze mu kigo cyiza hano ugiye kuba utangiye kumva ko bya bintu wakuze ukunda man imiryango yatangiye gufunguka urabona ko inzozi zigiye kuba impamo wumvaga icyo gihe bimeze bite man nk'umuntu wawe uvuga ati noneho birabaye oya ngewe ikintu cya mbere cyane ubundi hari challenge nahuye nayo ibaze kuva kuri Esegi ukahita ujya kwiga kuri La Colombiere wallahi ariko siko bira La Colombiere nahize maternelle ikigo cya Dan ngaho reba no ibaze ko no mu bana ba His Excellence hari umwana wahigaga kabisa muri iyo myaka ngaho reba uwe warahize urahaza ibaze kuva kuri Esegi ukahita ujya kuri La Colombiere afazari wava La Colombiere ukajya kuri Esegi kuko ukuntu bimeze ni ibintu bitandukanye 100%. La Colombiere igeze kuba aricyo kigo cya mbere mu Rwanda gikomeye ibaze ko niba ari ikigo cyizaho umwana w'umukuru w'igihugu oya cyari ikigo gikomeye niba ari ikigo ahantu nka Peri yahitaga bati abakinnyi bacu bagomba kujya kwiga hariya wakumva nawe icyo kigo cyari ikigo kiri ku rwego mpuzamahanga ibaze kuba uri mu ishuri ugomba kuganira n'umuntu mwirirwana n'ubundi mu rugo kubera ko ntabwo urajya kuvuga igifaransa utazi abana babo ni ibifaransa atari igifaransa n'icyongereza nta bindi kandi twebwe ari igihe bigeraho bikikupa ukavuga bikanga nuzi ikinyarwanda bakivuga ukumva ntabwo ari ikinyarwanda cyiza mbese n'ibikuyobera ko higa n'abanyamahanga benshi ndetse no byarahindutse twari dufite n'abarimu benshi bari abanyakenya abandi abakongomani ariko bakureba ni français anglais mbese byabaga ari pire kabisa Kinyarwanda nyine ubundi Kinyarwanda urihuse abanye ibyagutonderaza kwinjye ni kuvuga urumva wabanje gura n'ibintu biguca intege mu buzima kugira ngo n'abantu wenda n'undi mwana n'undi muntu ufite ibintu ari gukora bitarakunda uyu munsi
yumve ko ari ibintu bizagira bigakunda. Sasa we icyo gihe byarageze kirakunda, winjiye mu kigo babahaye na telefone, gutunga telefone bwa mbere ari story. Umuntu wese afite abazigiye yatungiye telefone ya mbere nuko byagenze. Icyo gihe byabaga bimeze tuvuga ati noneho birakunze kabisa. Mbo urabona byari ibyishimo pe. Birumvikana. Byari ibyishimo kuko mbere na mbere wenda nko muri ako kazi nko muri uwo mwuga umuntu yaragiyemo. Hari ibintu uyo utaragera hariya, hari ibintu byinshi bikuvuna nko kwigurira godiyo cyane, imyenda y'imyitozo, ariko nawe iyumvishe ko noneho ugeze ahantu uri kwinjira ukabona ufite pere 3 z'amatraining, ufite pere 3 za relax, ufite pere 3 za godiyo, ufite igikapu, ibintu byose mbese biri ku murongo. Ya recuperation twasabaga ababyeyi ngo igikoma cyangwa iki birahari, aho buri oblige yo kubirya bameze nk'abiguhatira. Kumva ukuntu byari bimeze, byari ibintu byiza cyane. Ndanibuka uriya mutoza wavuze bigeze kubatoza nyuma y'umukongomani nakubwiye, natwe yigeze gutoza ikipe yacu Stella ko niyo yadufashaga iduha imyitozo n'abatoza n'imipira n'amashozibure byose. Yigeze kutubwira ngo Petit ngo mutumike sana, yari umukongomani, ngo mukenda mu academy busubuyi batabapatia ama contre shot na maba nyine akabikubwira ukibaza nawe ukabitubye ubisanta nyine ukabyumva ukumva ko byabirenze. Urukumva rero twebwe icyo gihe urukumva ubuzima bwahindutse completely, mbese bitandukanye n'ubwo wari urimo. Hahandi urya neza hamwe mu mutwe wumva ko ugomba gukina umupira akazi kabandi ukagakora kabisa, kuko ugomba kugakora. Niko bimeze. Nuko twaratahaga umuntu bakamuhereza envelope bakavuga ati shira umubyeyi. Ukavuga se bundi nge naya mazikisi amafaranga, ukamujyanira umubyeyi agafata akaguramo n'igitenge. Cyo byabagare nkangahe? Mbo ubwa mbere hari igihe bagushiragamo agasenkani, bagoye n'itike ku ruhande kandi ni kera. No yari menshi bro. Even today umuntu agumbe 50 by'ubuntu kiri umwana ungatwara bajyaga bahindura 50 70 gutya akagureza ka envelope. Mbo geze mu kigo kabisa, mu kigo Fazibure amajezi biri hari yo kurya, abatoza babyize nawe utangiye kwigirira icyizere. Umuntu kwitaho nuko ngo mbese bari baradutetesheje. Ibaze ko ahantu twabaga mbese byarahindutse. Ngiye navuga mu rugo nkajya kwiga kuri SEG nkoresheje nk'iminota 20 n'amaguru. Ibaze ko ahantu twabaga kugerera Colombiere n'amaguru utarenze iminota 5. Ni hari mu Kimihurura hari mu nani nimba ari mu Myembe. Ni hafi mu guca Kimicanga ukajyanyura. Ariko byari nge narinze mva muri academy ntarakora sukubeshya, narava mu kigo cya academy ngo nkuru urugendo rw'iminota 10 n'amaguru. Ni imodoka nyine mbese byari byarahindutse. Life yabagira iryoshye kandi ubuzima buri uniforme bumeze kimwe, ntawe batetesha ntawe bagira nyine ni mwese barabatwariza hamwe cyane. Ukumva ibintu byari bihindutse. Mugeze muri academy ku kijyanye n'ushira habyati rero ntabwo muzasubira nyine kwiga mu ntara, mugomba kwiga mutahana cyane. Mwari muzi ko bazabatwara muri La Colombiere cyangwa ntabwo twari tubizi. Mwagiye kubona mubona gusa barabajya twenda twabandikishije cyane, batwatse imyirondoro baragenda baratwandikisha. Ikintu twakoze ndabyibuka twamaze nk'ukwezi twiga ama uniform ataraboneka, twajyanaga ama training ya equipe. Ariko abandi bana bahungaho ko basanga mu uniform bambaraga uniform bakavuga bano bantu twigana batambara uniform bimeze bite. Twambara amasuppress asa ibintu byose byabaga ari uniform birumvikana. Bo baduha uniform bigeze Nesta nk'icyo gihe mu kigo muri La Colombiere. Donc kira cyabaga ari ikigo kirimo abajene bameze neza, abakobwa kandi mwari muri no muri ya myaka noneho nyine mujene nta kindi kintu bayitekerereza nyuma y'umupira n'uburyo azaho umukinnyi yitekereza nyine abana. Mu kigo mwabaga muyoboye byabaga bimeze bite, cyangwa mwasangagamo abandi bana nabo badakina umupira ariko barenze bayoboye mu zindi discipline? Niko ngo abana bo mu bakire niko nabyita, wenda sinavuga ngo ubukire ni ubungana gute, ariko barabana bameze kuriya. Aya nurucabana ntabwo akigara ko mbere urumukire. Ntago bashaka umuntu ngo wibogare ngo wapi. Bashaka umuntu baganiza story tu basetse bikarangira. Noneho bare baga story zacu nibyo nari ngiye kukubwira cyagihe. Wasangaga mu ishuri nge ntakicarana n'undi mwana kuko turaganira iki, ndagenda nicarane na Maxime Sekamana nicarane na Rwigema. Twageze kuri Rwigema nagone nakubwiye ukuntu yaje muri nani. Wambwiye ko twageze aho wari wambwiye ko nawe yaje gufatwa na Seke
baza ni Kigali gukora noneho selection finale kugira ngo bamenye abo basigara. Rero twaramwibye. Seninga isajyayo twaramwibye Ivi yasimbutse urupangu nijoro afata moto azana ari nijoro ndabyibuka tugezeho nka 3:30 n'igice z'ijoro. Twese tugenda turamubwira ati ibyo bya seke byihorere we ngwino. Turamwiba. Ni gutyo yaje yasimbutse igipangu ndabyibuka. Mu gitondo babyuka bamubaririza badona na batura mission impossible cyane. Ubwo Yves rero ni gutyo yaje ahita azana muri Academy ya APR bahita banamufotora ko baradufoto buriya n'ubu ngubu bamanitsemo amafoto yacu. Promotion ya mbere Academy ya APR amafoto yacu twese arimo. Ubwo rero birabyambwiraga byo kwishuri bari abana nagwa akeneye umuntu ngo babwira ngo na amabogare cyangwa story iki no mpamvu mwishura asangaga twiyonze recreation ukabona ababire bambaye ubukoti bw'umutuku uko twambaraga amatraining y'umutuku tuhagaze ahantu hamwe nta bandi bana bari ko twivangamo ariko buhoro tugenda tuvumbura uko byari mu minsi ya mbere tugenda tuvumbura ko babana nubwo bakubwira français cyangwa anglais ariko ikinyarwanda ikivuze baracyumva batangira kujya badutinyuka bakaza no kubwira ikinyarwanda tumenya nacyo umuntu abayisanga mu kigagenda amenyera gake gake turagenda tuba inshuti ba Priscilla twariganaga mu ishuri Princess Priscilla nawe yari afite papa we umukire birashoboka ko yakoraga no muri leta ko Jay Polly kuvuga uburyo bakoranira indirimbo yitwa mu gihirahiro ngo byabanje kugorana bajya iwabo baramubwira ati tubabarire uyu mwana uyu mukobwa nyine afite ijwi ryiza cyane papa amuherezaga umu bodyguard arabya nagenda recording muhita musiza mu modoka agaruka ira ndirimbo rero yayikoze mu gihirahiro yayikoze harya ni za 2009 gutyo ni muri iyo myaka n'ubundi 2009 kuko 2009 bakoranye indirimbo ebyiri kandi icyo gihe twariganaga mu gihirahiro na ira you and I twariganaga na Arioni bigaga ku ishuri Arioni umuhanzi hari umupeti nsigaye mbona ari umuntu nimba ari umufashion sinzi witwa Frank Axel kuri nani kuri Facebook Axel Nyabagabo ibintu nk'ibyo sinzi binakora ariko nsigaye mbona ari umuntu naye mwariganye icyo gihe yigaga ku ishuri yigaga hasi yanjye ko ngiye nageze la Colombier ndimgiye mu wa 4 secondaire umuntu waje muri twebwe yiga muri primaire muri Academy yacu ni Bertrand ni mutoya iradukunda Kanyarwanda ni mutoya cyane ubu yibereye Canada bari Canada sigaye yogosha ari kumwe na rafiki yangu Benadol narabasuza cyane bo hari n'undi mushuti wanjye nawe babana twakinanye muri Academy yitwa Jire nige na Jire rero yari yamuguza aravunika agira ibibazo kubw'amahirwe ahita abona ukuntu ajya muri Canada so mugeze mu kigo mutangiye guhuza n'abana b'aba boss batangiye kumenyerana urumva ubuzima bumeze fresh urajya ku ishuri n'imodoka amatreni ibintu utabonye mu bwana ugatangira kwibona cyane hanyuma ubuzima bwo kujya kwiga no ku ishuri bwabaga bumeze bute nyine bwo kujya kwiga no gukina wumvaga ishuri ari ibintu bigufasha cyane cyangwa uravuga ati bane ngiye umupira nibyo bintu byanjye kuko urabona byatangiye kuza oya ngiye kubera ko nakuriye mu nani muri domaine y'ubwarimu kubera mama wanjye yego nakuze akenshi rero ni refera kuko ngewe papa wanjye yitabye Imana nkiri muto kumva nagomba kujya ku gitsure cy'umubyeyi yego ngiye nakuze nkunda kwiga byatari nkigera umwaka wa mbere hari umwana nawe twakinanaga muri Academy witwa Leonce twiganaga no mu ishuri rimwe urukumva ageze la Colombier nari sinjya muri MCB mate chimie na biology urukumva kwiga ibyo bintu uri umukinnyi ni danje warayibashaga yego ko nabagwa kabiri mu ishuri ko ndabyibuka ari ibintu byigeze kuza by'Imbuto Foundation umugore wa nyakubahwa ajya kutwakirira muri Serena bagafata muri buri shuri la Colombier abana babiri uwa mbere no kabiri MCB uwa mbere no kabiri habaga section ebyiri gusa MCB na PCM bagafatamo babiri ubwo twagiye turi bane babahagarariye la Colombier ubwo nagiye ngiye n'uwore wonse impamvu yarazi ubwenge bwinshi yaraje muri Academy kacu avuye mu seminari umuntu uvuye mu seminari n'umuntu uvuye kuri SEG ibyo bintu oya nuko bagufite ubwenge karema na famille nyine gufasha bambwira bo narabihuzaga nkavuga ati okay naje gukina umupira nicyo gitumye ndi hano yego so nzakina umupira muri imyitozo yabo discipline ije hejuru nge nanze mva muri Academy batampana kuri abavugaga ngo abana babanye ngo bakoze amakosa cyangwa ngo asibye ishuri kandi
urumva we waranatsindaga. Nagomba kuba ndi perezida ariko ibintu birimo iriya mibare ni mate pire kabisa. nishimi pire nyine Nyatari. byabaga bikomeye. Bana ndangije ubwo ngubwo nkajya mvuga ateka nkora imyitozo performing neza mu kibuga ariko n'ishuri mbe mbitekereza. Ko ndabyibuka hari umwana yigeze kunsereza hari umucuti wanjye witwa Jacques Rutayomba yaransereje arambwira ati ariko ubundi weho waje gukina cyangwa waje kwiga kuko ari igihe twageraga hariya twamara kurya kwa kundi tuba turi gusakuza nyine ahantu turira bakahita babona ndigendeye mfashe nk'agakayi mpamagaye wa mundire wonse ko narabonye kandusha ubwenge bavuga ati ronse hano hari ikintu twize mu ishuri ntumvishe neza fasha unyuriremo akanyuriramo gutyo akagufasha nyine kugusobanurira ubwo nkabihuza gutyo. Okay. So mu academy ubundi mwabayemo imyaka ingahe? 3. Imyaka 3. Ariko ngiye nabayemo 2 n'igice. Urayibuka iyo myaka? Nuguhera 2009 2010 2011 n'igice nyine cya gice nakubwiye kuko imyaka 2 twarimo kugeza 2010 iri kurangira. Hari ukuntu bavuze ngo abanyarwanda bagomba gukina umupira. Yego. So ya politiki yo gukinisha abanyarwanda bene gihugu. Yego. Bigitangira rero kugira tuve muri academy bigitangira hari ikipe bitangukira mu Kurumana iki muri Mozambique ibintu nk'ibyo ndabyibuka ko batujyanye muri messe harimo yo aperi yakinagamo ba Didier Kapeti iki iyo kipe bakuriramo i Kigali ndabyibuka yakinagamo Didier Kapeti bambuye tweet harimo abanyamahanga abo nibuka nabo yarabatsindiye i Kigali turagenda icyo gihe perezida w'icyubahiro nikaba bari ku mundi ubungubu chairman yari Rindera ari Kayonga wape Charles Kayonga Charles Kayonga niwe baganisha icyo gihe aravuga ati barabana muri kureba bicaye hari ndikubona muri kuzana ibibazo niwe bazabasimbura yarababwiye iryo jambo bo ukumva rero icyo gihe twahise bafashe 11 babanzaga muri academy leta batuzamura batugera muri APR. Niyo mpamvu rero nkubwiye ngo rero nakiniyemo nk'ibiri n'igice kuko mva uwa gatatu ntago nawe urangije bahise ariko n'abandi bose mwajyanye ku mwaka wa gatatu bahise babazamura. Abandi bose twajyanye mu mwaka wa gatatu bagiye babatandukanye hari abo batije mu Magaju hari abo batije amakipe agiye atandukanye za Marine. Okay. So Isonga ubwo imyaka 3 iri gushira ya selection yanyu we kuri 2 n'igice muhita mujya gukina mu byiciro by'ama equipe nyine makuru mu base batuzamura muri APR inkuru batuzamuye muri APR inkuru icyo gihe yari nishuri ubwo mwari mwarirangije oya nari nkiga mbonera ndi muri 6e wari 6e byumvikana icyo gihe ntabwo twabonaga umwanya ko irankubiri yo kuzana abana b'abanyarwanda ngo bakine yari irimo ibintu byinshi nubwo batuzamuye turi 11 babanzamo muri academy ya APR ariko hari abari bavuye mu Isonga ba Emery n'aba Faustin hari abari bavuye muri ASEC hari abari bavuye muri ASEC batoza mpanga yego baragiye muri Yasonga nyine aba Emery then nabo bagomba kwita bazana barusheshangoga nuko rero byagenze tugenda APR yakoze mu academica ikora n'umusonga no muri SEC ikuramo abakinnyi beza ibashyira muri APR yego ahasigaramo n'abasiniya bakiya ba Kodo bangabo yego ndabyibuka Iranzi basi so no kuvuga ngo twaganiye guhera ukuntu watangiye umupira ujya gukina muri Pasevo tureba uburyo wagiye ujya mu selection sometime bikanga ubundi ntucike intege ariko n'inshuti n'abantu bakagufasha ugakomeza gupushinga sometime no mu byata byumva avuga ati wige cyane hanyuma biza kugera kuri level byaje gukunda ujya muri academy tugejeje tubonye ko warangije secondaire ari nabwo uri kujya muri equipe nkuru ndumva twaba dukoreze iyi episode 1 tuyisoreza hano noneho ubutaha tuzagaruka tureba uburyo noneho watangiye gukina muri equipe nkuru ubwo urugendo rwo mu academy twarubonye ndumva Nesta twaba dusoreje hano tukazakomeza wenda ubutaha
nibiba ngombwa nzazana umwe mu bajene b'inshuti zanjye bakora hano muri siporo, Kakule cyangwa se Almido, kuko baba bari muri siporo cyane, noneho icyo kiganiro tukazagikora bahari kugira ngo azakubaza utuntu twinshi, kuko urumva nka Kakule cyangwa Mido baba barimo cyane, kuko urumva njye nakuze ndi umuntu ukunda umupira ariko nkunda n'umuziki mbivanga cyane, ariko bariya ni abantu bari foro byatari muri siporo. So wakoze kuza, ni episode ntabwo Nesta ari hano just uyu munsi gusa, ahubwo nakagaruka azajya aza, yanyemereye kuzazana na mugenzi we Yves Rwigema, bakazajya batuganiriza gake gake kugira ngo turusheho kubika aya mateka anamenyekane, kuko urabona Nesta nk'ubu tuba dufite ikibazo, Vigure yarinze yitaba Imana ariko nta bantu babitse amateka ye ngo yivugire we ubwe. Niyo mpamvu tuba tuvuga ngo tujye tubikora tubibike. Urumva ko hari motivation umuntu uri buze kuri iki kiganiro bukuremo yo kumva ko uyu munsi ari gukora bikanga, ntabwo bivuze ko bidashoboka. Niba kandi nawe ufite inshuti iri kugerageza gukora ibintu iyi supporting itera inkunga, bishobora gukunda kubera iyo support yawe, sibyo? Nesta wakoze kuza, ndakeka tuzongera kubonana next time. Merci kabisa, merci. Sign out. Merci.